uyu munsi igitaramo cyasoje kare nubwo cyasoje nta numwe wari wagiye ariko cyasoje kare abantu batahira rimwe. Ni gahunda yanyu kuba cyasoje kare, kuba cyasoje kare. Ntago navuga ngo ni gahunda yacu, twebwe ntago turi ibyigenge kandi nta hantu tujya dusuzugura kujya, habe mu cyaro habe mu mujyi, kandi nta rugendo rushobora gusimbura urundi. Korali ntago yatangiye muri corona nkuko benshi babitekereza cyangwa se benshi twumva babivuga, ahubwo korali yatangiye mu 2000. Muri abo baririmbyi abubatse ni 4, abatarashinga ingo ni 2 nawe uri. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Kinigi Radio and TV, nkuko bisanzwe turabasuhuje ngo amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Nizere yuko isabato yabagendekeye neza. Ahangaha kuri kamera ndi kumwe n'umusore, ntago mbizi niba ari umusore cyangwa se niba ari umupapa. Ndagusuhuje inshuti yanjye. Yego, amazina yanjye nge nitwa Hagenimana Elisa, nk'ibisanzwe wabibonye ndi umunyamakuru wa Kinigi Radio. Nawe watangira wibwira abadukurikiye muri aya masaha. Urakoze. Amazina yanjye nitwa Mugiraneza Claude. Yego. Ndi umusore. Yego. Ndi umwe mu baririmbyi ba Korali Inyenyeri z'Ijuru. Ni korali yo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Yego. Kabarizwa mu ntara y'Iburengerazuba, ni ku itorero rya Mahembe. Intara nayo ni ya Mahembe. Yes, mwamwumvishe niwe Claude. Natangira nkubaza nti ese ushinzwe iki muri Korali Inyenyeri z'Ijuru? Urakoze. Muri Korali Inyenyeri z'Ijuru ni nge muyobozi wa korali cyangwa se perezida wa korali. Uri perezida wa Korali Inyenyeri z'Ijuru. Arakoze cyane Claude, ngira ngo mwabyumvishe ko niwe perezida wa Korali Inyenyeri z'Ijuru ku itorero rya Mahembe. Ese impamvu yo kuza kuri uyu munsi, kuri isabato, kuza kuri itorero rimwe mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, itorero rya Ruginga, intego yari yihe? Byagenze gute kugira ngo kuri iyi saha mube muri ahangaha muri ubu bwatsi bw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 rya Ruginga? Murakoze. Mu minsi ishize ubwo twakiriye ubutumire buva kuri rino torero buzi wacu, utumira korali yacu ko twazaza tukifatanya mu gitaramo cyari kiri ahangaha kuri itariki. Cyari igitaramo kigendereye inyubako rero, kuko ari wo murimo dukora, ari wo murimo twahamagariwe nkuko tujya n'ahandi. Rero twifuje ko naha twahagera, akaba ariyo mpamvu mwatubonye hano. Mbese kugira ngo bicare babatumire binyura mu zihe nzira? Kugira ngo ubutumire bubagereho mu bwitabe biba byabanje kunyura mu zihe nzira? Biba bisaba iki kugira ngo n'abateze amatwi Kinigi Radio and TV cyangwa se n'abadukurikiye ubu ngubu nabo bamenye ngo Korali Inyenyeri z'Ijuru, kugira umuntu uyikeneye, itorero ribakeneye ribabona gutya binyuze muri izi process, wabwira abaduteze amatwi? Murakoze. Ku rwego rwo gutumira korali ni ibintu byoroshye cyane. Icya mbere ni ukubanza ukatuvugisha nk'abagize korali, tuvugishije utubwira itariki mutwifuzaho, ubundi tugakurikirana procedure zo kwandikira itorero, bigaca mu nzira aho bigomba kunyura hose, ubundi tukabipanga tukaza. Twebwe ntago turi ibyigenge kandi nta hantu tujya dusuzugura kujya, habe mu cyaro habe mu mujyi, kandi nta rugendo rushobora gusimbura urundi. Igihe urwa mbere rutapfuye ngo yenda biduturutseho, no, ahantu hose turahajya kuko ari cyo twiyemeje. Yego. Korali yanyu Inyenyeri z'Ijuru igizwe n'abaririmbyi bangahe kugeza kuri iyi saha? Mwatangiye ryari muri ibi bihangano byanyu by'indirimbo cyangwa se kuvuga ubutumwa binyuze mu ndirimbo? Mwabitangiye ryari kugeza kuri ubu ngubu? Urakoze. Korali Inyenyeri z'Ijuru ni korali igizwe n'abaririmbyi 6. Muri abo baririmbyi abubatse ni 4, abatarashinga ingo ni 2 nawe uri. Nanjye ndimo. Rero korali ntago yatangiye muri corona nkuko benshi babitekereza cyangwa se benshi twumva babivuga, ahubwo korali yatangiye mu 2015.
2015 nubwo abantu benshi batumenye yenda mu gihe cya corona na nyuma yaho, ariko korali yari isanzwe iriho, ahubwo twakoreraga mu gice cy'iwacu niho bari batuzi cyane. Rero covid ije nibwo twakoze indirimbo tuyishyira hanze, abantu barayikunda, nibwo nyine ubutumwa bwacu bwabashije kugera ku bantu benshi. Yego, murakoze cyane umuyobozi wa korali inyenyeri z'ijuru. Nanjye nitwa Piwari, nanjye uri kuri kamera. Nunze mu rya mugenzi wanjye, nabaza nti mugitangira kuririmba, muvuze ko mwatangiye mbere ya coronavirus, ariko mwamenyekanye ubwo mwaririmbaga indirimbo ya coronavirus. Nizihe mbamutima mwagize kuba abantu barakunze iriya ndirimbo bigatuma natwe tubazi tutari tubazi? Nizihe mbamutima mwagize? Nizihe mbamutima? Murakoze. Bundi intego yakabaye ya twese abaririmbyi ni yuko ubutumwa bugera kure. Yego. Rero kuba twarakoze igihangano kikagera ku bantu benshi bakagikunda, twarabyishimiye, bidutera imbaraga, twumva turabikunze. Ari nayo mpamvu n'izindi zose twari dufite twabashije kugenda tuzishyiraho, kandi n'ubu ngubu turacyabikomeje. N'uwifuza kureba izindi dushyiraho yazibona, kuko n'ejo twashyizeho indi nshya, ni kuri channel yacu yitwa Inyenyeri z'Ijuru. Yego, narayibonye, narayikunze cyane. Tubwira n'abadukurikiye bagenda bayirebe kuri YouTube channel yanyu rwose. Ni indirimbo nziza cyane. Wenda ntago ndakubaza ibibazo byinshi kuko mugenzi wanjye yabibajije. Uyu munsi turi mu majyaruguru, ku intara ya Nyarugina. Yego, mwaje gukora igitaramo. Reka nkwibarize kuri iki gitaramo cy'uyu munsi. Igitaramo cy'uyu munsi mwakibonye mute? Byagenze biti? Murakoze. Yego. Iki gitaramo cyari igitaramo cyiza bitewe n'abantu bari bakitabiriye. Yego. Babonye ko mu rusengero bitari bikunde, bapanga hanze. Nubwo wari umunsi wabanje gutangirwa n'imvura, ariko ukurikije ukuntu abantu bari bameze, abonaga ari igitaramo cyiza. Yego. Kiri bushimishe cyane, atangiye neza cyane kuko twatangiye ibyuma bivuga neza. Gusa nyuma biza kugenda bipfa, ariko turizera yuko ubutaha bizagenda neza. Ntago byagenze neza cyane nkuko byari bugende, ariko turizera yuko nitugaruka bizagenda neza. Bizagenda neza. Yego, mwabikoze cyane, twishimye. Tubwira n'abadukurikiye ko biraza guca kuri YouTube channel ya Kinigiro Radio and TV, baraza kubikurikira barebe ukuntu byari byiza, byari biryoshye. Wenda tugana ku musozo, hari bagenzi bawe muyoboye, cyane ko watubwiye kuri umuyobozi wabo. Wenda ntago bibaye ngombwa ko baza ngo nabo bajya imbere ya kamera, ariko twababwira tuti Imana ibakomereza amaboko, mwakoze neza cyane. Murakoze. Ubundi ubusanzwe dusanzwe tumenyeye ko igitaramo iyo cyabaye, by'umwihariko nkamwe bitaramo mwakoresheje akenshi bikunze kurangira bitinze cyane, bikarangira nyine ari ninjoro cyane, abantu bakibakumbuye. Uyu munsi bwo byagenze gute? Murakoze. Ugendeye ku marangamutima y'abantu, rimwe na rimwe ushobora no kurara. Rero iyo twabonye ko biragenda gutyo, hari igihe tugerageza gusoza kare, cyangwa se tukagenda igitaramo kigikomeje kitarasoza tukaba twagenda mbere. Gusa ko uyu munsi igitaramo cyasoje kare, nubwo cyasoje nta n'umwe wari wagiye, ariko cyasoje kare, abantu batahira rimwe. So byari byiza. Ni gahunda yanyu kuba cyasoje kare, kuba cyasoje kare? Ntago navuga ngo ni gahunda yacu, ahubwo navuga ko ariko cyari giteguye, kuko buriyo haba hari ibindi bintu bongeraho, ndibwira tutari kubihagarika, ahubwo kuba igitaramo cyasoje nicyo gihe cyari gipanzwe ngo kisoze. Yego. Reka tubashimire, Imana ibaha umugisha, kandi abo mu ntara y'Amahembe muzaba dusuhurize, kuko hano mu Kinigi turabakunda cyane. Murakoze, tuzabikora. Cyari igihe cyo gutaha, ariko nagira ngo mbwire yenda n'abandi bakunzi bacu bari hafi. Mwambwiye yuko yenda bashobora kuza kubibona. Ejo tuzajya ahantu bita Nyakayira. Tuzajya mu gitaramo. Igitaramo gihari Nyakayira. Ubwo ni muri Musanze n'ubundi? Yes, ni muri Musanze. So
mu murenge wa Shinge. Ubwo abantu bizakundira igitaramo kizatangira ejo usanga saa 3 abantu byakundira nabwo baza tugataramana tugashima Imana hamwe na korali yabiteguye. Rero turabatumiye muzaze mu gitaramo twifatanye na bene data. Murakoze. Muzasubira ku itorero rya Mahembe. Ni intara ni itorero ni intara hakaba ni itorero hakaba no ku ntara. Yego yenda babisobanukiwe bahita babyumva. Ni itorero rya Mahembe ni intara ya Mahembe rero ni ku ntara. Ni ukuvuga ngo rwose muzasubireyo cyangwa se musubireyo mubabwire ko hano mu Kinigi tubakunda cyane. haba abantu beza turabakunda naha tuhafite inshuti nyinshi. Yego tuhafite inshuti nyinshi cyane natwe turabakunda. Yes. Imana ibaha umugisha. Nta byinshi twongeraho, ibyinshi twabivuze kandi ikindi ibyo mwakoze barabibona hano barirebera naho. Icyo twabashimira ni ubwitange bwanyu uko muba mwavuze muti reka tugende tujye mu mizi y'ibirunga turebe abantu baho tubataramire bishime twishimane mu mwami Yesu. Ni byiza cyane tubifurije umugisha w'Imana. murakoze nanjye ntago nabura kubashimira. Yego mwakoze. Imana ibaha umugisha kudutumira. N'ubutaha nta kibazo hano ni kandi tuzishimira noneho kubana n'abaririmbyi twese duhari. Niba ngombwa ko tunaririmba tubikore nubwo none bitakunze. Ariko ndabashimiye ku ruhande rwa korali ndabashimiye kuba mwatekereje ko twaganira. Imana ibaha umugisha. Umuyobozi w'inyenyeri z'ijuru tugushimire cyane. Imana iguha umugisha. Murakoze namwe. Iyi ni Kinigi Radio and TV. Twari twakiriye umuyobozi wa korali inyenyeri z'ijuru. Nk'ibisanzwe tuzajya tugenda tubagezaho ibindi bitandukanye. Njye na The Pure fatanyije na mugenzi wanjye Elisa. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunze ba Kinigi Radio. Ngiye kuri mikoro ndi Hagenimana Elisa nk'ibisanzwe. Hari kuri uyu wa 20 kuri Sabato ubwo twari twatembereje mikoro zacu nka Kinigi Radio tujya ku itorero rya Ruginga mu ntara y'Ivugabutumwa ya Nyarugina. Twagiye mu gitaramo cyari cyateguwe n'abayobozi b'iri torero rya Nyarugina. Byari igitaramo cyo gutanga imihigo y'inyubako. Ni nako kandi iki gitaramo cyari cyitabiriwe n'imbaga nyamwinshi nk'uko mwabibonye. Ni nako kandi iki gitaramo cyari kirimo korali impuzamahanga izwi ku izina rya korali inyenyeri z'ijuru yo ku itorero rya Mahembe mu ntara y'Ivugabutumwa ya Mahembe. Aho ngaho ni Icyangugu ku bantu bahazi. Iyi korali ikaba yari yataramiye abagize bisate yose cyangwa se abizera bagize itorero rya Ruginga no mu zindi ntara zigiye zitandukanye muri aka karere kacu ka Musanze. Nka Kinigi Radio natwe twari twahateye amatako kugira ngo twihere ijisho turebe ibyo korali inyenyeri z'ijuru zikorera ahangaha ku itorero rya Ruginga mu ntara y'Ivugabutumwa ya Nyarugina. Icyo gitaramo cyarimbatura mugabo dore yuko n'imihigo yagiye ihigurwa cyane, inyubako zikaba zigiye kuba zisubukurwa kuri iri torero, byose ari korali inyenyeri z'ijuru zabigizemo uruhare. Njye ndi Hagenimana Elisa, iyi ni Kinigi Radio and TV.